Mbonye ibyiza byinshi mbona n'ibibi byinshi nimvange cyo gituma nta mahoro. Burya gusaza no gusahurwa kuko iyo tujya ni habi. Nari iyi minsi ndayiyongeza sigara nyitera inyoni ziguruka, none iranzira nyigabije iranyiganze yo gapfusha. Cyoro ikibondo cyanjye igira hino nkuraga intwaro, nitwaje iki gihe cyose ibihe bibi byose nkabyirenza. Uyitwaje azira kuneshwa, utayitunza azira kuramba. Iyo ntwaro ishimika iminsi nta yindi shaho ni umurimo. Iki ni ikiganiro Ten Tonight, ikiganiro cya TV10 ni kuri radio ndetse na televiziyo. Uyu munsi umutumirwa dufite ni muzehe Pastor Ezra Mpyisi. Pastor Ezra Mpyisi, muraho namwe. Twishimiye kubakira mu kiganiro Ten Tonight, ikiganiro cya Radio 10 na TV10. Pastor, muri iki gihugu abantu benshi bazi ko muri umusaza w'inararibonye. Ese muri make mwatangira mutubwira, mubona koko ibyo abantu bakunze kuvuga ari byo? Bakamvuga ibyo ari byo kandi batanze ntabunze. Abari banze barapfuye, abandi basigaye n'ingerere bamvuga ibinyoma, ko bamvuga nije wakwivuga. Kuri mwebwe musanga abavuga ko muri inararibonye bavuga ibyo batazi? Barabeshya. Inararibonye ni iki? Ko nabonye ishyano, nabonye amahano, akagira ngo inararibonye nabonye ni iki? N'amahano. Kugeza ubu mufite imyaka ingahe? 96. Ni ukuvuga ngo igihe mwabayeho 93. Igihe mwabayeho cyose nta cyiza mwigeze mubona mu buzima bwanyu? Nabonye ibyiza byinshi mbona n'ibibi byinshi nimvange cyo gituma nta mahoro. Ese Pastor, nk'ubu muri iyi si nta cyiza kibi gusa nta n'icyiza cyiza gusa nimvange. Ariko ubwo ngubwo bankore kugira icyo gusobanurira byaje kuba imvange bite. None Pastor Ezra Mpyisi, mu buzima bwanyu mwabayeho bwose imyaka yanyu isaga 90, n'iki kintu cyababaje cyane uvuga uti iki kintu cyarababaje? N'ubujiji sifite n'abantu baye injiji gusa bakora ibyo batazi, bavuga ibyo batazi. Cyo nicyo kibabaje, ubujiji. Abanyamadini ubujiji, muri leta ubujiji nibwo bugenda bukabyarira ishyano, nibwo bwabyaye jenoside. None Pastor, nyuma y'ubujiji ibyo byose, nk'umuntu wabayeho ukabaho neza, hari ikintu cyagushimishije kurusha ibindi mu byo wabonye iki cyagushimishije? Ndashima Imana cyane yuko namenye ko igihe Mpyisi ndinjije. Nicyo nshimira Imana, nkamenya ko ndinjije aho niyitaga umuhanga ngira icyo nzi, menya ko ndinjije. Uro ndarwana no kuva muri ubwo bujiji. Ariko kugira ngo nkwigishe uburyo bwo kuva muri ubwo bujiji bigomba gutwara umwanya munini uhagije. Pastor, hari benshi mu rubyiruko bajya babibazaho ibibazo byinshi bitandukanye ku buzima bwanyu, ndetse hari n'abandi tujya twumva bavuga ko waba uri umuntu wagize umwanya muri iki gihugu ukomeye, ukaba warabaye umujyanama w'umwami. Ese kuko ibyo bintu nibyo? Nabaye umujyanama w'umwami. Ni umwami nde? Mfite abami babiri, hari Rudahigwa na Yesu Kirisitu. Umwami wanjye w'ukuri ni Yesu Kirisitu. Uwo niwo nkubwira ko abantu batamuzi n'injiji. Kumenya Rudahigwa si byo kumenya Yesu Kirisitu. Pastor, kuri iki gihe usanga abantu bavuga bati abana b'ubu ngubu kuzagira imyaka 60 bizagorana. Ese ni irihe banga ubona ritumye ugeza aya magingo ukiri umusaza ufite agatege? Ni kuko natangiye kwimenya ko ndinjije, nkaba ndwana n'ubwo bujiji. Naho kera nari nzi ko njijutse nzi byose, ndetse binteye ishema kwiyita
kuba nari umujyanama w'umwami koko. Igihe kiragera mbwira uwo mwami ashaka kumpa umwanya wo hejuru, urangabira kandi ugiye kunyagwa. Wahangara ukabwira umwami utyo. Pastor, iki ni ikiganiro 10 Tonight kuri TV10 na Radio 10. Ni ikiganiro kibanda ku muco bijyanye n'ibihangano, ibijyanye n'imiziki. Ese Pastor, kera mwataramaga mute nk'ibwami? Twataramaga mu bujiji bw'ibwami. Biragoye gusobanurira umuntu n'ubu bitaramo biriho byo mu bujiji bw'ubutegetsi bw'ubu n'amadini. Uzi ibitaramo by'amadini biri mu bujiji buteye ubwoba. Amadini yose kandi mwagaragaza gute ko biba biri mu bujiji kandi ababikora bavuga bati turi mu mucyo? U Rwanda ko rwagize jenoside, urahanuza icyo u Rwanda rweze. Aho twasengeraga Imana ntituje kurebaho abakoreye Imana biciwe n'abakristo babatije bashingiye. Ibyo bintu urumva ari byo? Pastor, biragoye kumvisha urubyiruko rw'ubu ngubu ko rutarama mu bujiji. Niruza rye mu ishuri, baze bashyire mu ishuri, atari ukumpamagara ngo nimbabwire umunsi umwe, ntacyo bazamenya. Ese Pastor, mwatubwira hari ubuhanzi bw'abanyarwanda muzi nko hambere, hari abavuga bati groupe yitwa Orchestre Impala. Ese mwebwe mwigeze muyumva? Mfumva cyane, iramamara cyane, yaramamaye, ariko yo mu bujiji. Hanyuma se ubu ngubu kuri iki gihe tujya twumva tukagira curiosity cyangwa se amatsiko yo kumva nka radio, mujya mugerageza kumva ngo mwumve nk'akazi ki mukakunda Pastor? Njya muri Bibiliya. N'umupira nawe ukundaga bibi cyane. Ntabwo nigera mu cyumba nkifungiramo nkaganira n'Imana muri Bibiliya. Nuko ngo kuri inkomoko y'ubwenge. Nuko kuri muzehe Pastor nabihariye abandi. Kuri muzehe Pastor by'isi iyo radijemo izi ndirimbo twumva z'abahanzi murayifunga ahubwo mukihaze. Ntitwabye jenoside se? Urumva abo bahanzi babye jenoside? Ubuse abo bahanzi ubu ngubu ntibariho, ntibaryana, ntibicana, ntibibana. Bamwe ntibatoroka igihugu. Pastor, reka twenda kwegeza ku musozo mu kiganiro 10 Tonight kuri TV10 na Radio 10. Pastor Mpyisi mu buzima bwe bwa buri munsi abyuka saa ingahe akaruhuka saa ingahe nimugoroba nijoro? Iteka iyo ndyamye kare ndyama saa 5 za nijoro. Nkora iki? Shukumbura muri Bibiliya, iwabo w'ubumenyi, iwabo w'ubwenge. Ubwo icyo u Rwanda rukeneye kugira ngo rugire icyo rwifuza ni Bibiliya. Ubwo mubyuka saa ingahe? Saa 11. Nuko mfite amakuru turigisha Bibiliya. Nkabye mbyuka saa 11, nitegura saa 10 nkajya kwigisha Bibiliya. Hari ushaka kwibaza ati Pastor Mpyisi buriya nko ku meza ye yishimira ikihe kiribwa? Ikiribwa se diyabete nkundire. Ndarwana n'icyazanye diyabete, nkamenya ko izaza kananyica, ariko amaherezo nkazayikira nyikize. Muganga ntabwo ateze kuyinyuza, aranyorohereza. Ariko hari igihe itariho, hari n'igihe itazabaho. Naho ku kinyobwa Pastor Mpyisi byose nuko. Ibinyobwa se ndamba, nakundaga amata, diyabete ntishaka amata. Ngakunda ibishyimbo ntibishaka, ngakunda ibijumba ntibishaka. Urumva isaha igeze? Ubifite inda ye yananiwe kubirya, utabifite inzara iramwishe, uri wari he? Pastor, reka baze kugeza mufite abana bangahe babakomotse bari bangahe? Mfite abyaye 8, hapfuye babiri hasigaye 6. Nuhe muntu w'icyitegererezo atari kuvuga ko Yesu ari w'icyitegererezo kuri mwebwe, umuntu ntawe w'icyitegererezo kuri wowe muri iki gihugu cya kwisi yose ninde? Ntawe, kabone na data na mama. Ntawe. Kubera iki Pastor? Biratangaje kumva ko nta muntu w'icyitegererezo. Rero ubu kwiye tukajya mu ishuri rya Bibiliya, niho wamenya igituma mvuga ngo ntawe mbasha gufataho urugero.
nahakaniye umwami w'u Rwanda kumpa umwanya w'icyubahiro. twasoza ni hehe ubona cyangwa se ni he wifuza ko urubyiruko rw'ejo ruzagera? nuko rwakwemera Imana ikoze ibitangaza bakaza simbigishe tekinoloji y'ubigezweho, nkabigisha ijambo ry'Imana icyo rivuga, bakamenya umuremyi wabo. bazaba abana beza batazi uwabaremye, batazi uwabaremye. Pastor, akabazo k'amatsiko nanone, ubu ngubu waguhuza na Perezida Barack Obama, ni iki kintu ubona wabwira? Inamubwira nti ngwino nkuyobore, va mu bujiji, va mu bujiji, ngwino nkwereke inzira, si ugutwara Amerika. Pastor, uyu munota none bakugize nk'umuyobozi w'isi, ubona ari iki wakora? Amaye ububasha, ariko isi yose nayitegeka kujya muri Bibiliya, uwanze akabuha Satani. Murakoze cyane. Nicyo kereka kumpa kwiyobora muri Bibiliya, nawe ubundi uyimpaye sinakwemera kuyifata. Murakoze cyane Pastor. iyo mpamvu itumye bikubwiye nkwihanangirije